Ni itangazo rije none aha ngaha rireba mwese nk'Abanyarwanda. Iri tangazo mwese nk'Abanyarwanda rirabareba koko. Iri tangazo rikubiyemo ibintu byinshi cyane cyane iteganyagihe ryatangaje yuko imvura igiye kugwa ari nyinshi nta n'agahenge ifite, kandi imvura itazahita vuba. Ibi ngibi uraza kubyumva mu itangazo ry'iteganyagihe. Turaza kugera ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC nawe hari ibyo yatangaje, turaza kubibabwira. REG nayo hari ibyo yatangaje, turaza kubibabwira. Bivuze ngo dufite amatangazo atatu tugiye kubabwira none aha ngaha. N'itangazo rya NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu, ubwo bari kuvuga yuko indangamuntu koranabuhanga ziri gufotorwa impande n'impande hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kwifotoza indangamuntu koranabuhanga ni imbere cyane. Santere yose wageraho wakwifotoza indangamuntu yawe ikazasohoka. Ni amatangazo rongeye kubagezaho hano kuri Kidasamura TV Rwanda. N'imbere bwo bwa mbere uhageze, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Reka duhere ku itangazo ry'iteganyagihe. Iteganyagihe rivuga yuko kuva mu kwezi kwa kabiri imvura yari nyinshi, kandi kugeza izi saha iyo barebye ku isanzure cyangwa iyo barebye mu kirere, baba bafite ibyuma bireba mu kirere bipima imvura. Ese imvura izazingana ite? Ese ubushyuhe buzaza bungana gute? Iteganyagihe rivuga yuko ku kwezi kwa gatatu imvura igiye kugwa, kugeza mu kwezi kwa kane imvura nibura izatanga agahenge mu kwezi kwa gatanu. Iteganyagihe ribwira abaturage bose kuzirika ibisenge byabo by'inzu kugira ngo umuyaga, imvura itazabitwara, kandi bagakomeza ibisenge byabo by'inzu. Ndetse n'abubaka bakabaye bubaka cyangwa bakabahagarara kubaka, kubera ko imvura ni nyinshi cyane. Bazongera kubaka nibura imvura ihitutse, dore ko iyi mvura iteganyagihe rivuga yuko nta gahenge na kamwe gahari, izaguma kugwa, ndetse izajya ihera mu gitondo nibura igeze mu masaha ya saa sita, saa saba, bitewe n'uko babibona ku isanzure. Rero iteganyagihe ryabwiye abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda bose yuko imvura ihari mu duce twose dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari ukuvuga ngo no ni agace kamwe ngo imvura izagwa kano gace, ahubwo imvura iragaragara yuko mu turere twose tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda imvura izabigwa. Kadukomeze n'utwo turere: Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Nyamagabe, Rusizi, ugakomeza Karongi, Rutsiro, Gakenke, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, Nyagatare. Aho hose imvura izaba iri kugwa mu utwo turere n'utundi turere ntavuze, hose imvura izaba iri kumwe. Na Bugesera buriya ntayo ndabona iriho. Hariho uturere twinshi cyane ntari bubashe kurondora hano. Ruvuga ngo ni uturere tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero imvura ni yose. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwirinde kugama mu biti kugira ngo inkuba itazabakubitira mu biti. Kandi ikindi, imvura nizajya iba iri kugwa, jya uzimya televiziyo ndetse ushyire umurinda nkuba ku nzu yawe kugira ngo hatazagira ibikoresho byawe inkuba ikubita bigashya. Bityo rero iteganyagihe rivuga yuko mwese nk'Abanyarwanda mukwiye kumenya bino ngiye kubabwira kugira ngo mwirinde kandi munarinda n'ubuzima bw'abana banyu. Mu gihe imvura iri kugwa, Munyarwanda, Munyarwandakazi, umwana wawe ntukamusige muri salo wenyine, kuko umwana inkuba ishobora kumukubita bitewe n'ibikoresho bya elegitoronike. Hari igihe usigira umwana telefoni mu mvura agasigara ayikoresha. Bityo rero nujya mu gikari ugasanga inkuba irakubise umwana wawe, iramukubise, iramwishe, niwo uzaba umwishe. Wisiga umwana wawe muri salo umuhaye igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoresha ubwo umuriro w'amashanyarazi. Bivuze ngo ibi ngibi nubikora uzaba ushyize ubuzima bw'umwana wawe mu kaga. Reka rero itangazo ry'iteganyagihe turisubikire hano. Ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda WASAC gitangaza yuko amazi mu mujyi wa Kigali noneho atari ikibazo, dore yuko n'imvura noneho iri kugwa ikuzuza ibiderenga. Ndavuga hano batunganyiriza amazi ni yose. Amazi agiye kugabanuka, amazi rwose agiye gushyirwa ku giciro cyo hasi cyane. N'imigerekani yagoraga igiceri cya veni igiye kujya ku giceri cy'10. Tubyitege ko amazi agiye kugabanuka kugeza izi saha, kubera ko WASAC izahomba, kubera ko ngo turi gukoresha amazi y'imvura, amazi y'ibigega. Guhomba WASAC kuko amafaranga nyine aba ari makeya, nyine nabo iki gihe baba bahombye. WASAC irongera kwibutsa Abanyarwanda gukoresha amazi neza nuko byagenda kose, bagakoresha amazi neza. Kandi WASAC nigira ipfana ihita yishyuza, iravuga ngo umuntu ubereyemo umwenda WASAC nimwishyure, niyishyure hakiri kare batazamukuriraho robine.
Wasake n'ibyo yatangaje gusa nta bintu byinshi yatangaza, ahubwo ikigo REG cyatangaje yuko umuntu wese ukoresha umuriro w'amashanyarazi mu buryo butemewe n'amategeko muri iki gihe cy'imvura, inkuba izamukubita ikamwanura. Reka aya makuru nyahere mu muzi, reka mbe nyafungiye hano, ngiye gushyiraho indi video ndi kurambura aya makuru kuko ndabona ari maremare. Ni maremare cyane kuko ndabona REG yanditse ibintu byinshi cyane. Reka rero nze mbasomere, ariko iyi video reka mbe nyisubikiye hano. Ubwo video ya kabiri iraba ari itangazo rya REG n'itangazo rya NIDA. Sawa, murakoze cyane, Imana ibarinde, ibamera umugisha, ubuzima buzira umuze. Turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima, cyane cyane wakoze subscribe, uruwa gaciro. Ibyo tugezeho niyo tubikesha, nibyo twenda kugeraho niyo tubikesha. Icyo tugusaba ni gukora subscribe, ugakurikirana ibyo dukora, ukamenya amakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda agezeho. Murumva ko mbagijeho itangazo ry'iteganyagihe. Abatari bazi yuko imvura igiye kugwa kugera mu kwa kane barabimenye, kuko nanjye mba nabikuye ku iteganyagihe. Amatangazo tuba twayahawe kugira ngo tuyakore. Bivuze ngo rero mujye mumenya ko tubahereza cyangwa dukora cyane kugira ngo tubahereze buri kimwe, namwe mujye mudushyigikira, mudusapotinge. Turabakunda, Imana ibarinde, bahereze umugisha.